myaka 50 ishize ukuba ku isi ukagera mu myaka 100 ndetse ukaba wagera hejuru yayo, ntago byari ikintu gikomeye cyane, ntago byari inkuru mu bantu, ndetse kubaho ukaba yapfa uri munsi y'imyaka 80, abantu benshi babifataga nko gukenyuka. Ese muri iyi minsi twaba ariko tukibifata, byaba ariko bikimeze? Muri iyi si ahantu hasigaye abaturage babaho bakaramba igihe kirekire, bakabaho ubuzima bw'igihe kirekire, ni mu Buyapani. 75% by'abaturage bo mu Buyapani hafi ya bose bapfa nibura bari hejuru y'imyaka 60. Ubuyapani bufite abaturage basaga miliyoni 6 bafite imyaka iri hejuru ya 90. Ese hari ahandi hantu ku isi byaba bikimeze gutyo? Ese hano muri Afurika byaba bimeze bite? Tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro ibintu 4 bibasha gufasha abantu kubaho ubuzima bw'igihe kirekire mu buzima bwacu bwa buri munsi, tutabariyemo wenda yuko Imana nayo idufasha kubaho ubuzima bw'igihe kirekire ngo ibigiremo uruhare. Twe ibyo twikora ku giti cyacu bidufasha wenda kuba twabaho tugasaza dufite ubuzima bwiza, twumva dukomeye, dufite n'imbaraga zo kuba twakora wenda bimwe no mu bintu abantu bakiri bato baba batakibasha kwikora muri iki gihe. Iki kiganiro ni cya Wideland TV, mwagitegure kandi mugiye kukigezwaho na Donatien Bimenyimana. Tubaye ikaze. Mu mpera z'ikinyejana cya 20 ugafatiraho ukajya mu kinyejana cya 21, ntabwo ushobora kwiyumvisha ukuntu imibereho y'abatuye isi yahindutse cyane. Ntabwo ushobora kumva ukuntu nibura 60% by'abaturage batuye isi yose bapfa nibura bataragera no ku myaka 55. Birababaje kandi biteye agahinda. Ikibabaje cyane kurushaho ni uko abenshi muri bo bapfa bazize indwara zituruka ku bintu twakwita by'amaherere, kandi buri wese yaba yakashobora kwirinda mu buryo bwamworohera. Ibyo bintu ni ibihe rero? Ibyo tugiye kugarukaho. Ikintu cya mbere na mbere ku mwanya tugiye kugarukaho ni ikintu cyo kwirinda ibiyobyabwenge no kugabanya ibisindisha cyane. Muri iyi minsi usigaye usanga cyane cyane abantu bakiri batoya barishuye cyane mu bintu by'ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha, bakabifata ku buryo burengeje igipimo cyagenwe cyangwa se umuntu yakagombye kubifataho. Urugero, akagombye kuba bifataho akabirenza, byangiza bigahindukira bikamugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ibiyobyabwenge usibye nyine no kuba wumva mw'iryo jambo ryo kuyobya ubwenge ubwabyo, biragenda bikangiriza n'umubiri ubwawo, ukabasha gutakaza ubushobozi mu mikorere yabwo. Ugasanga utangira wenda se kugenda ususumira, ugatangira gucika intege mu ngingo runaka, kandi izo ngingo ari n'ubundi zituma n'ubundi umubiri wawe ubasha gukora, ukabasha kubaho igihe kirekire, cyangwa se ukabasha kuba wagira ibindi bintu ukora bituruka mu mbaraga uwo mubiri nyine wikoreramo ubwawo. Ugenda uwuca intege ibyo biyobyabwenge kuko bigenda biwuca intege, utakaza ubushobozi bwo kugira ibintu ubwawo ubasha kwikorera, bikagutera gusaza vuba cyangwa se kuba wananirwa kwikora n'utuntu dutoya tworoheje. Muzi abantu batandukanye bakoresha ibiyobyabwenge, namwe mugenda mubona, ugasanga umuntu uretse no kuba wenda yaratakaje ubwenge nyine kuko wenda imikorere y'ubwonko bwe wenda itagifite ububasha bwo kuba yakora neza, ugasanga n'umubiri ubwiwe yarasuherewe cyangwa se ntakibasha kugira controle mu mubiri wiwe. Ugasanga yabaye nyine nk'umuntu utuzuye mu mutwe, cyangwa se ufite kuba ubwonko bwe butagikora neza, bituma n'umubiri we muri rusange udakora neza, akamera nk'umuntu udafite ubwenge bubasha nyine kuba yakwikontorora, n'ibindi bice bigize umubiri ugasanga ntibigikora neza. Ibyo ni ibintu namwe musanzwe muzi kandi mubona ku bantu benshi. Noneho ku kintu cy'ibisindisha nabwo, uko ugenda ufata ibisindisha byinshi cyane, bigenda birushaho guca intege umubiri wawe ugatakaza ubushobozi bwo kuba wakwikorera ibintu mu buzima usanzwe ukora. Byakugora kubona umuntu wabayeho agakura ari umusinzi mu mabyiruka ye, akazarinda agera mu myaka 50 ngo abe yashobora guterura umuzigo nibura ufite ibiro 50. Byakugora. Nibura umuntu ufite imyaka 50 ukiri mutoya cyangwa 40, ukaba utashobora guterura niba n'ikintu gifite ibiro 40, uba ari ikibazo. Kiba kigaragaza yuko nyine umubiri wawe watakaje ubushobozi bwo kuba wakora
ibintu byoroheje kandi wari usanzwe wakwikora cyangwa se undi muntu yakwikorera. Mu gihe nk'aho hantu twagiye tugaruka nko mu Buyapani ushobora gusanga hari umuntu waho uri mu myaka 80 ushobora kuba yaterura umufuka w'isima y'ibiro 50 kandi afite imyaka 80. Cyangwa se n'aha ngaha mu Rwanda tutagiye no kure, n'ahandi hantu hose ku isi ugasanga hari umuntu w'umusaza bitewe n'uko yitaho cyangwa se w'umukecuru ugifite imbaraga, ugasanga ushobora gukora urugendo rw'ibirometero 15 kandi afite imyaka 80 cyangwa 70 ariko wowe ukaba utabishobora kandi ukiri mu myaka 20 cyangwa 30. Icyo gihe rero biba bishobora kuba byaratewe n'iki? No kuba warafashe ibisindisha ku rwego rurenze cyangwa se ibiyobyabwenge bikangiriza ubushobozi bw'imikorere y'umubiri wawe n'ubwonko muri rusange. Ikintu rero cy'ibiyobyabwenge n'ibisindisha muba mukwiye kukigabanya kugira ngo nyine mubashe kugira ubuzima bwiza bushobora no kubafasha kubaho igihe kirekire. Ikintu cya kabiri kigomba kugufasha kugira ngo uzabeho ugenda usaza kandi ugifite ubuzima bwiza n'imbaraga bigufasha no kuba wabaho igihe kirekire, ni ikintu cyo kugabanya ingano y'ibiryo bikorerwa mu nganda cyangwa se ibiryo birimo amavuta menshi cyane, ariko cyane cyane nyine ibikorerwa mu nganda. Habura byinshi mu byo kurya bigizwe n'amavuta menshi cyane. Amavuta ari mu bintu bituma umubiri utakaza ubushobozi nyine bwawo bw'umwimerere karemano. Buriya amavuta menshi cyane ku mubiri nta nubwo ari n'ubwa mbere ubyumvishe, ni ibintu nawe bitari ubwa mbere biciye mu matwi yawe. Amavuta menshi ari mu bintu biri gutuma abantu benshi cyane babaho igihe gitoya cyangwa se ntibabashe kuramba, bitewe n'uko imibiri yabo yaratakaje ubushobozi bwo kuba yakora mu buryo bukwiye. Ugasanga umuntu yatangiye arwara umwijima, umuntu yatangiye arwara ibirwara runaka kubera amavuta menshi. Noneho cyane cyane nk'ibyo kurya bikorerwa mu nganda, ugasanga umuntu ari kurya ifiriti yarangiza agashyiraho na mayoneze. Ifiriti ubwayo itekanye amavuta menshi cyane, yarangiza agashyiraho n'ibindi bintu birimo amavuta menshi cyane nanone yongeraho, cyangwa se birimo amasukari menshi cyane. Ibyo bintu birimo amasukari menshi cyane, birimo amavuta menshi cyane, uba ukwiye kugabanya ingano yabyo kugira ngo umubiri wawe ubashe kugira balance, ubashe gukora nyine mu buryo bukwiriye. Kuko iyo isukari ikubanye nyinshi cyane mu mubiri cyangwa mu mavuta menshi cyane, umubiri utangira gukora mu buryo bwo kugira ngo umubiri ubwawo utangira kwishakamo imbaraga zo kugira ngo ugabanye iyo sukari cyangwa se ayo mavuta menshi mu mubiri. Noneho imbaraga umubiri utakaza mu kwigabanyamo ibyo bivuta byinshi cyane cyangwa se amasukari menshi cyane, umubiri ukatakariza imbaraga. Izo mbaraga nyine uko zigenda zitakara ko nawe biba bishobora kugabanya imbaraga zawe, ingufu zawe muri rusange, bikaba byanagutera nyine kugenda usaza vuba cyangwa se gutakaza intege zigufasha nyine kugira ngo usaze nyine ukomeye cyangwa se ubeho igihe kirekire. Bishobora no kuba byakuviramo indwara nyine zishobora kuba zakwica imburagihe, cyane cyane ko nk'iki gihe usigaye usanga abantu benshi baribasiwe n'indwara zituruka ku mavuta menshi cyane, amasukari menshi cyane, ugasanga nyine bibatera nyine bibaviramo kurwara indwara zidakira nk'imyijima, za diyabete, zikabatera nyine gupfa bakiri bato cyane. Nko mu bihugu byateye imbere cyane byo usanga abantu basigaye bibasirwa n'izo ndwara ku muvuduko uri hejuru cyane, ari nazo zibahitana nyine bakiri bato ntibabashe kuramba. Ubwo rero ni ikibazo gikomeye cyane, nacyo muba mukwiye kwirinda, kuko buriya abantu babaho igihe kirekire nk'aho ngaho twagiye tugaruka mu Buyapani. Abantu baho, abaturage baho abenshi cyane ku kigero cyo hejuru kiri hejuru ya 85%. Abenshi birinda ibintu by'amavuta n'amasukari. Usanga abenshi barya ibiryo bitagira amavuta cyangwa se n'abarya amavuta usanga barya duke cyane dushoboka cyane, kandi nabwo bagakoresha amavuta atarimo cholesterol ashobora kuba yakwangiriza imibiri yabo cyangwa se imikorere y'umubiri wabo. Usanga abenshi barya ibiryo biri karemano, biri naturel, n'ibikorerwa mu nganda barya usanga nyine bitarimo amasukari menshi cyane cyangwa se amavuta menshi. Ubwo rero ikintu cy'ingano y'amavuta menshi cyane cyangwa se isukari nyinshi cyane mujye mugerageza kukirinda, kuko ni ikintu kibi cyane gishobora kuba cyagukurura indwara zikomeye cyane zirimo n'izidakira, cyangwa se nyine bikaba byakuviramo nyine kurwaragurika by'igihe gito cyangwa by'igihe kirekire, ushobora kuviramo urupfu rwa hato na hato, cyangwa se nyine no kuba wasaza udafite imbaraga, cyangwa se nawe ukaba ukiri muto ariko ukumva nta mbaraga ufite, ntiwabasha gukora n'urugendo rw'ibirometero 3 n'amaguru. Umva nyine aba ari ikibazo. Umuntu ukiri mutoya uri mu myaka munsi ya 50-60 ukwiye kuba wakora urugendo rw'ibirometero 10 n'amaguru kandi ukumva nta kibazo ufite wigeze ugira.
Ubwo rero tugiye kujya ku kindi kintu cya gatatu kandi nacyo gikomeye cyane, murambabarira. Ikintu cya gatatu nacyo gikomeye cyane gifasha abantu, cyane cyane nk'iyo ngiyo muri icyo gihugu nagarutseho baramba cyane mu Buyapani, ni ikintu cyo gukora siporo. Nibura umuntu aba akwiye gukora siporo nibura inshuro imwe ku munsi, nibura akayikora iminota 30. Buri munsi nibura ukafatamo iminota 30 ugakoramo siporo, ukabimenyereza umubiri wawe, kandi ukajya ubikora buri munsi bikaba ari nk'ihame kuri wowe. Si ngombwa ngo ukore siporo zivunanye cyane, ushobora no gukora akantu ka mucaka, kwirukanka nyine gatoya, ushobora no kubikoreraho mu rugo ugasimbuka umugozi iminota 30, ushobora gukora pompaje, ushobora gukora mbese ugakora ibintu bituma umubiri nyine ugororoka. Imyitozo ngororamubiri iminota 30 bihagije, si ngombwa gukora ibintu birenze cyane, ariko nyine ukabikora bihoraho. Niba uri umuntu udashobora kuba wabona uwo mwanya buri munsi, nibura ukaba wati nzabikora 3 mu cyumweru, nibura mbikoremo iminota nibura nka 45. Niba ugabanyije nibura ukaba wati buri munsi ntabwo byankundira, kuba ni iminsi 3 mu cyumweru, wakongera ukajya ukora 45 nibura, ariko ukajya ubyubahiriza kandi bikaba muri kamere yawe, ukajya ugerageza kwiyumvisha ko ugomba kubikora ku nyungu zawe bwite, kugira ngo nyine uzabashe kugenda ukura, nako ukomeza kuba ufite ubuzima bwiza, wirinda no kuba warwaragurika bya hato na hato bishobora no kuba byatuma nyine upfa ukenyutse. Icyo kintu nacyo cyo gukora siporo abantu benshi cyane nagiye mbona batakunda kucyitaho cyangwa bagiha agaciro, ariko ni ikintu gikomeye cyane abantu baba bakwiye kwitaho kugira ngo kibagire umumaro, kibafashe kubaho igihe kirekire ndetse basaze bafite n'ubuzima bwiza. Ubwo rero nizere ko icyo ngicyo nacyo ari ikintu ugiye gutangira kwitaho. Niba utari ugisobanukiwe, wumve ko siporo ifite akamaro gakomeye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi ntabwo nshaka gutinda. Nimba utarakora subscribe wayikora, nimba utarafunguye inzogera, warakoze subscribe ariko ukaba utarafunguye inzogera, wayifungura kugira ngo buri kiganiro cyose tuzajya dukora ujye ukibona. Ureba nimba warakoze subscribe, ukareba aho ngaho ku nzogera ukahakora, hakaza ugafungura inzogera nyine ikaza mu ibara ry'umukara, kugira ngo buri kiganiro cyose nkoze ujye ukibona, bajye baguha notification yuko ari ikiganiro twashyizeho, ugahita ukibona tayari. Ubwo rero niba wari warakoze subscribe utarafunguye notification cyangwa se utarafunguye iyo nzogera, ifungure. Niba utari warakora subscribe ikore, ubundi twakomeje. Tugeze ku kintu cya 4, ni nacyo kintu cya nyuma ku bintu uyu munsi nari nateguye, kandi ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu cyo gutembera cyane, ukaba watembera ukamenya ahantu henshi hatandukanye mu bice bitandukanye, haba mu gihugu imbere mu gihugu urimo cyangwa se n'ahandi hantu mu bihugu by'amahanga, ariko ugakunda gutembera ukamenya ahantu henshi hatandukanye. Buriya impamvu mujya mubona wenda nk'abantu b'abazungu cyane cyane nibo abantu benshi bakunda kwibazaho uburyo babayeho, uzajya wumva umuzungu aba ati tugeze mu gihe n'iki, reka mfate vacances njye muri Afurika cyangwa se njye aha wenda mu bihugu by'iyo waba ariko ahantu runaka. Nta kindi gituma babikora, aragenda akajyayo, noneho uko agenda amara igihe kirekire wenda mu gusaza kwe cyangwa se ubwonko buragenda bukabika amakuru y'ibintu yagiye abona aho hantu atari asanzwe abona cyangwa se atari asanzwe azi. Buriya iyo wicaye umwanya nta kintu urimo gukora, ubwonko bugatangira kwibaza ku bintu wagiye ubona ahantu runaka utari usanzwe ubona mu buzima bwawe, biruhura ubwonko bigatuma burushaho gukora neza, umubiri ukamererwa neza, ukumva yuko mbese umubiri utangira gukora mu buryo nyine bwo kugabanya ibintu bya stress, kugabanya umunaniro ukabije, uko utekereza ku bintu utari usanzwe ubona byagushimishije, imisemburo nyine yo mu mubiri wawe ituma nyine umubiri wongera ukiyubaka ukamera neza. Ni ibintu bimwe mu bintu bifasha abantu benshi cyane cyane mu bihugu by'abantu bateye imbere, baba bazi akamaro ko kugenda ugatembera hirya no hino ukamenya hirya no hino. Ariko buriya n'abantu ba kera na hano mu gihugu cyacu, abantu cyane bakuze cyane bari bazi icyo kintu, wagira ngo bari babisobanukiwe. Yakundaga nko kuba yava wenda n'urugero, reka dufate wenda se nko kuva i Kigali akaba yagenda akajya wenda nko muri Rulindo cyangwa se akazajya nk'i Rwamagana agiye n'amaguru, nta kindi kintu yigeze agenda nacyo, kugira ngo agende areba imisozi hirya no hino atembere, cyangwa se akaba yava
wenda yava nk'i Rusizi akaza i Kigali akahasura umuntu agatembera akahava amenya Kigali yose yazenguruka akamenya ngo Kigali igizwe n'ibiki n'ibiki n'ibiki, ariko kuri iki gihe usanga umuntu atuye i Kigali, niba utuye i Nyamirambo, niba utuye Kicukiro, ugasanga santere utuyemo cyangwa karitsiye utuyemo uyivamo uhita winjira mu modoka, niba ari Nyabugogo ugiye cyangwa se niba ari mu kandi gace runaka, ukava mu modoka ureba ibyo ureba ukongera ukinjira mu modoka uhita ugaruka, ugasanga nta karitsiye no mu murenge utuyemo ugasanga hari amakaritsiye menshi cyane utazi kandi wari umurenge ubayemo imyaka n'imyaka runaka. So ntabwo ari cyiza rero, ukwiye gutembera ukamenya utuntu turi hirya no hino, ukagira umwanya wo kuba wagenda se n'urugero ukicara nk'ahantu nimba ari nko kuri Muhazi ukitegereza ibintu runaka, uko ugenda umara igihe kirekire ubwonko bwawe bubika amakuru y'ibintu byinshi cyane utari umenyereye wabonye bikagushimisha cyangwa se ukumva hari icyo wungutse mu kubibona kwawe, ni nako nyuma y'igihe runaka uzajya uraba wicaye ugatangira kwibuka kuri bya bihe by'aho hantu wagize, by'ibintu wabonye umumaro byakugiriye, bigatangira nyine bikaba byakugirira umumaro, bikagira inyungu umubiri wawe we mu buryo utajyaga unatekerezaho, ariko nyine umubiri wo uba ufite uburyo wubakitse, uburyo wikoreye ibintu byawo we mu buryo utanatekereza cyo utibazaho, ariko ikintu cyo gutembera ukamenya hirya no hino uduce dutandukanye hirya no hino, mbese ukaba hari ahantu uzi runaka ku buryo umuntu ashobora kubaza ati uzi he, ukabwira ati aha n'aha, ugatangira ukamubara inkuru y'ibyo habonye, uko wahabonye, ibyakunejeje byaho. Ayo makuru uko agenda yibika mu bwonko cyane biragenda bikagirira umumaro imikorere y'umubiri wawe, bikaba byagufasha kubaho neza ufite ubuzima bwiza kandi bikaba byakurinda no gusaza vuba. Muri make ibyo bintu uko ari bine nibyo ngarutseho muri iki kiganiro, nugerageza ukabyitaho kandi ukabiheza agaciro, ushobora kuba wazabaho ukamara igihe kirekire kandi ugasaza wumva ufite imbaraga, ufite n'ubushobozi bwo kuba wakora ibintu abantu bakiri bato batabasha no kwikorera. Ndabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya mu kumva iki kiganiro, rwose mukomeze kujya mudushyigikira uko mushobojwe kandi natwe tuzakomeza gukora uko dushoboye. Niba utari wakora subscribe wayikora, n'ubundi ugafungana notification cyangwa se inzogera kugira ngo ujye uhora ubona ibi biganiro dukora. Ndabashimiye, Imana ikomeze ibishimire, ikomeze kubashoboza mu byo murimo mukora byose, ikomeze kubareba kandi ibagirire neza, ibahereze buri kimwe cyose muyikeneyeho, ibyo mbasabira nanjye nisabira.